Ikaze kubakurikiye Intwari RTV1. Uyu munsi twagendanye na Iwacu Talk. Rero nk'ibisanzwe nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe n'abapapa, abajene b'abanyamurenge beza. Ndagira ngo baje kutwibwira kugira ngo tuje gutangira ikiganiro cacu. Ariko dukomeza kubinginga no kubasaba kugira ngo abatarakora subscribe musure izo channel zombi Intwari RTV1 na Iwacu Talk kugira ngo mukore subscribe kandi munasharinga mutibagiwe kudusangiza ibitekerezo uruko mukuriki ikiganiro kugira ngo tumenye ibibashimisha wenda hari n'ibyo tworeka bitewe nuko byaba bitari ngombwa. Murabizi ko ibingibi tubikora ariko cyane tubikora nk'akazi nk'umuryango. Rero ni byiza ko mudusangiza ibitekerezo byanyu. Tudatinze rero ni bande turi kumwe hano imbere yacu? Murakoze cyane. Ku mazina banyita Frank. Ndagira ngo nukwibwirana no byose. Ibwirane kabisa niba udafite isoni. Oya nta soni mfite. Abantu bakumenya. Yes, narimvuze ngo ku mazina nitwa Frank Tagawa. Ndi umurundi w'umuhondogo. Ntuye hano mu iki abantu bari hanze ya Kenya, ni muri Kenya. Muri Kenya Nairobi. Ariko iwacu mvuka n'ahantu bita mu Mikenke. Yes, ndubatse. Urakoze cyane. Mugenzi wawe. Yes. Ku mazina banyita Michael. Ndayishimiye Michael, ndo umusita w'umufirira. Ndo umugabo w'umwana umwe n'umugore umwe. Yego. Iwacu ruguru ni mu Muzinda. Ta muntu ndagira ngo utahazi niho kuri Edikota. Kuri airport. Niho kuri airport. Ukimanuka gurya gusa. Twari tubazi kuba korari bazi kuririmba. Cyane ukunzi kuririmba n'uyu mugabo arabizi. Kwijwe gutya. Uraza kuduha kapera. Cyane. Imfura y'iwacu. Sawa murakoze cyane. Ngira ngo kuri no mihanda mpamaze igihe. Naribwiranye ndowe ndibagirwa. Wayitangira. So wenda ari abantu batubonye ubwa mbere cyangwa bazatubona ubwa mbere. Kuri uyu muhanda kuko narivuze ngo mpamaze igihe. Ntuye hano Githurai ni muri Kenya. Githurai ni akarere. Kiambu muri Kiambu mbese. Kaba nitwa Musirimu Jean Paul. Ndo munyabyinshi. Iwacu ni ahantu bita muco hagati. Yego. Abenshi niho bazi ahantu bita ku Mutanoga. Ku Mutanoga muco hagati. Muco hagati. Hafi no mu Bijabo. Hafi neza ni hafi no mu Bijabo. Urazi mu Bijabo? Ndazi. Ni ukuvuga ngo ni imbere yo mu rugo buke. Mu Bijabo niho twari umutsima twatumanuka. Mu Bijabo he. Wanyuze yenze. Twebwe baducishije mu gihuru. Nuba wanyuze kuri Kirumba? Nta Kirumba. Twinjiye mu Bijabo no muri Ndobo, ni ukuvuga ngo makanika na Sema Marungure niwe baducumbiye umutsima twariye. Harya ubwo harya 2008. Ni kera. Abanizira by the uzurukira kwa Mbogo. Twinjiye Ndobo duhurukira mu dusantere tw'abafurero, si santere. Mu Rusenda. Tw'abafurero wajabutse ibyo bibira twamatumanukira kwibarabara mu mazu y'ababembe. Yego. Haba inzira hariya naho igera ku muhanda. Kusinzi Ndondo. Ndayizi cyane nanyuzemo kenshi. Ndondo ni twanyuzemo twese. Ndondo. Yarambwiye ngo yari ahantu bita mu Mikarati, ngave mu Mikarati arara ahantu bita mu Karumyo. Ave mu Karumyo arara ahantu bita mu Kagogo. Mu Kagogo n'ahantu hatuye abasama. Ave mu Kagogo ni ku Ndonda aho ngaho ndi kuvuga. Ave mu Kagogo arara ahantu bita Ibuvira. Kwasize mu Mitamba. Oya mu Kagogo no mu Mitamba ni hafi. Ni hafi ntiwo keretse warwaye. Tiwova mu Kagogo ngurare mu Mitamba. Nigeze kuja ku masomo za 1995 gutyo. 5 sorry. 98. 98 nari mfite imyaka ibaze. Nico gihe navuye iwacu bwa mbere.
nibuka ahantu baza bita ngo kugakanisa ariko ntiwombaza ngo hasa gute ngo hegeranye nawe hari kera ariko ntaworara mu Kagogo ngo arare kugakanisa mugani wawe uzawika keretse warwaye Musare ni twebwe twabaga kuri ibarabara abanyamibunda oya vuga ngo ahubwo inzira yari yoroheye ubwoko bwacu bw'abanyamurenge yari iyo guca ku Ndondo ariko ntuzi nk'ari iwanyu Maranda ukamumanuka no mu Rukuri uzamuruka kwibarabara ukazunguruka za Kirembwe ni Buvira nibyo yes kuriya ni hafi umugabo ndahanda tazi imfura ndahazi arasanka wigeze kuba ndaniho navukiye ako none ntabaye veterinary sha niko yabaye umushumba uyu mugabo ni umuntu wagonze mu bantu batabaye ni wagomba kugenda bwa mbere akazerekana n'abana bavuye ino batahazi ko ari benshi abagiye benshi ikigutangaza abana batabaye ruguru benshi nibo batabaye cyane kandi bakora akazi natwe twarakoze mu gihe cyacu uretse ko n'ubu turimo gukora uyu mugabo ni bikorwa cyane mumeze gute bavandimwe turi fresh tumeze neza kabisa asante sana mwabyutse gute muri Kenya uyu munsi niki cyabaye ko Kenya asanzwe mbabona muri quartier Kenya ni mandamano habaye imihanda yanyereye kabisa mandamano yasaze abantu biriwe mu mago kandi abantu bamugani bose biriwe mu mago abantu biriwe mu nzu batiye ubwoba ntawarwaye ntawagize ikibazo si n'umunsi mukuru mu gihugu ca Kenya byibura uvuga ngo ariko se n'umunsi mukuru n'abakinyozi se bashobora kwirirwa mu rugo ngo Kenya ni nkaho yananiranye ni nkaho ibintu umunsi mukuru abantu bakinyozi nibwo babona abakiriya babaye nabi ariko n'umunsi bwabaye akavuyo nyine urumva zatumye abantu birirwa muhira kugira ngo bacunga amayisha n'ubuzima ariko yemwe ubuzima burahenze cyane niko uzavuga cyane ubuzima burahenze amagara arahenze wa ubuzima nti ububona ntaho iyo ububuze nyine nuko hari uwambwiye ko minsi yashize habaye mandamano banyaga abantu benshi cyane hari umujene banyaze telefone ihenze cyane yego ahubwo nije wayakubwiye niho wayambwiye cyane n'undi mutipe umoje bibye kamera hari uwo bibye kamera hari uwo bibye en fait bibye ibikoresho biri mu gaciro k'amashiringi 800 z'amanyakenya by'amanyakenya n'imodoka ye barayangiriza ninki ibihumbi bingahe by'amadolari ubwo abantu bari hanze ya kamera baze kudukorera imibare babyandike muri comment sinzi ahantu toyigeze kandi yari umuntu nyine wikorera umuntu w'umusore ariko kuba baramwangije rwose bamukoreye turamuhaye Paul aho ari kabisa rwose yitwa Trésor Labane akomeze kwihangana banamugize n'umukuru wa media ne bande bamugize umukuru nabonye babitangaza ejo ko yabaye umukuru uhagarariye media muri Kenya media zose cyangwa media ya zose muri Kenya ziri mu Kenya cyose tugende cyane mu bwoko bwacu cyangwa ni media ibi bintu byo ku mihanda bizabigira nabyo bizabigira utaratibu none nk'abantu bamugize umukuru ibo bamufite se bashira hamwe bafite intuza yo gutora numvaga niba abantu bakorera umuntu zitandukanye bakumva ngo bamugize umukuru bizanamo utuntu ariko nta n'icyo bitwaye confuse gusa bamugize umukuru ni bandi gusa nanje nabibonye kuri YouTube keretse duhamagaye umugabo nabonye abitangaza akaza none akabidusobanurira sibizo ko nta n'icyo bitwaye ntacyo bitwaye gusa ndahagarariye media zino zacu z'abanyamurenge kaba wenda ari tushatse kuvuga nico nashaka kuvuga wenda birumvikana ababikoze bagize neza turabyishimiye none umuntu bigizemo igihe kinini ni imfura cyane ni imfura rwose azatuyobore neza natwe tuzamugandukira cyane hanyuma murabona iki gihugu kiri kugana he mwuka byaramwe ibi bintu biratuganisha kuki urebye si Kenya yonyine irimo bino bibazo urebye n'igihugu cyacu cya Kongo kirimo bino bibazo cyane
Kongo gani nkaho yapfuye ntawomenya niba kandi gasiyo turi ubu ngubu twega twarahunze kandi twahungiye ahantu hagomba kuba hari ubutabazi hari umutekano hagomba kuba hari umutekano ariko biragaragara nabi nyine biri guha na Kenya ubwayo inshusho mbi bitewe ko na East Africa muri rusange ko ari cyo gihugu gisa naho ari cyo gikomeye cyane mu buryo bwa ekonomi abantu bose nkaho ariho baza barira Kenya mu buryo bwa ekonomi iri hejuru cyane gusa rero kubona Kenya imere gutya ifite nk'akavuyo ukuntu ni ibintu nyine bibabaje nkatwe turanayisaruramo nk'uno munsi urumva twagiye shoti ntitwakoze kandi wari umunsi nyine w'ifaranga kwa mbere ndazaba habindagira ngo kuyonze nta munsi mubi cyane ko uw'Imana ifite guha umugisha izi umuha mu isaha imwe agataha neza cyane ariko rero kuba bimeze gutya ni ibintu nyine nabo ubwabo bari kubona ko bizabaganisha habi usibye ko Kenya si igihugu gikunze kugira intambara ariko kigira nyine nka za mayibobo nyinshi zitaza zinatinye bundi abantu barasa ejo bagasubirayo urumva wowe byoroshe iki gihugu ni igihugu nico gusengera ni igihugu urubyiruko cyane rukoresha ama drugs cyane ibiyobyabwenge so urabona nk'amandamano y'ubushize imyigaragambyo y'ubushize twari tuzi uko ukuntu babawumije twari tuzi uko batosubira mu mihanda bari butinga ariko twatangajwe n'ukuntu ari bo bagiye ku mateleviziyo bavuga ko nta muntu ejo ugomba gufungura akazi kandi mu gihe leta iyo yavuze ko imiryango ya leta iruguruye nta konji twatanze nk'igihugu ariko urabona ko abantu benshi 80% ndibaza ko nta muntu wafunguye ofisi yiwe bikurikiranye n'ibibazo bagize ubushize biba abanyamaduka za supermarket so nta muntu wari gufungura uyu munsi ariko ntekereza ko ikari ikibazo Afrika yakagombye guhagurukira rwose ibihugu bya Afrika bikunze kubamo bino bibazo cyane murakoze cyane kandi tubihanganisha abantu bose bari muri Kenya tunabasaba kwirinda cyane kwirinda nivyo vya mbere buri abantu birinde ababishoboye bagume mu mago uyu munsi nta kazi gahari rwose ushaka ubuzima bwe yakwihangana no kuburara no kubwirirwa umunsi umwe tage yambaye akoresha saving cyane nuko akoresha saving ako gakuri hari abantu batagira saving nzobaho sinzi aha muri Kenya batwigisha ikintu gikomeye savings twaje kuyigira muri iki gihugu rwose ako amugani tutabigize sa n'ababiciyeho hari abantu nyine batagira saving bitewe n'uburyo amafaranga abona hari abantu baba bafite ibintu byinshi byo gukora akabona ayo gukoresha mu rugo ayo gusavinga atoboneka akabanza agakora ibintu by'ibanze gusa hagati aho ngaho icyo kibazo mwaravuze cya saving nta muntu udakunda gusavinga kuko mugenzi wanjye yarabivuze ngaha hari igihe ubona amafaranga ibibazo noneho bikaba byinshi kuta amafaranga depense ikaruta ubushobozi bishoboka noneho gusavinga bikagora ariko bishoboye gusavinga nta kintu cyiza kimeze nkacyo hari uzugera muri manga ukarokorwa na saving wa savings hanyuma rero hari amakuru ari kuvugwa hano hanze y'ibihumbi 7 by'idolari umusore yibye umukobwa bari bafitanye ubukwe saga ikomeye umuhungu yibye bank ariko banke yigenga si bazita mobile bank mobile money ahubwo irani bank igendana mobile bank ibihumbi 7 ni faranga nyinshi ariko wo bimpa si wowe wenyine umuntu yoca mu hari ndiyo mu mazi ugaruka mu Bufaransa hari amayote muri kare akagwa kaba mu mazi hari mu mazi mu nyanja y'Abahinde icyo kuyakoresha ticobura ariko ibihumbi 7 ni byinsheme nabanze mutubwire neza kugira ngo kuko nje ukuntu nabibonye kuri televiziyo na imon scrollinga gusa na mbivaho ngira ni byayindi byo gutwika gusa Frank na Musirimu kumbe na makuru y'impa bagomba kuba bayumvishe cyane uretse ko na Mike yazi
urumva ko nje nuko nayumvishije nuko nayabonye ariko sinayafashe serious. Sawa ndoro ko bimeze none haye makuru twayumvise Michael nango gusa yarebye ku muhanda anyerera ntiyabitindaho ariko ngira ngo nje na Frank twabajije umwe muri mu muryango atubwira amakuru ko byagenze no kuvuga ngo rero aya mafaranga kuko wabyumvise bayibye umuhungu yarirukanse atereta mu gihugu cyo hanze bira bihugu z'abazungu akaza avugana n'umukobwa barateretana bagera aho ngaho bahana amafoto umuhungu arirukanse ahaye umukobwa amafoto y'umuhungu abwiye umukobwa ati ngana mpeza amafoto yawe so tuvugana n'umuntu tuzi nzavugana n'umukobwa nzi umukobwa avugana n'umuhungu azi ngo bigera ngaho umukobwa ngo aje gutanga ifoto atanga ifoto ya murumuna we wa Bucuru mutoya akana k'imyaka 22 no umukobwa ngo afite imyaka myinshi yagira 46 hafi aho ngaho bisho babita shosho muri kino gihugu n'umukecuru ni bibi cyangwa ka nako nuko papa noneho umukobwa yatanga ifoto agatanga ifoto ya murumuna we bwaca yohereza shere w'ifoto akamuhereza murumuna we yahinduye imyenda umuhungu agakomeza akamuhereza amafoto y'umuhungu asanzwe kuri profile ni murumuna kuri profile ni murumuna status nimba ashaka gupostinga ni murumuna we kuri video call ni wenda sinzi uko babigenza ashobora kuba yagize ayihunga oya urumva ntayigeze bavugana kuri WhatsApp isanzwe kandi nimba yarabayeho bakoresheje murumuna we oya umukobwa akazamubwira ngo ari mu kazi yamubwira ko ari busy abantu bo hanze atazamuhamagara aza yandika kuko ari busy hari no kundi usanga ntaguciye mu ijambo rimwe na rimwe batipete nyine bo hanze baba bafite ijambo ashobora no kumutegeka ati ibyo tuzokora byose ta video call bikurikiranye n'akazi kora birashoboka none ngo wawa munyamakuru bageze igihe umukobwa aza muri Afrika gutegura ubukwe umuhungu ngo arirukanse amagaye abahungu bishute ze babiri umuhungu kuko nofata abana bagabo bombi umuhungu umwe ngo afite akamodoka kibaza atwara afite akaho baje gufata abantu ku kibuga cy'indege akabatwaraho agako umujyama w'inshuti akora business isanzwe atwara yani n'umutaximan nuko umujyama namuga ati sasa wewe kubera kuri umujyama reka ndakubitamwe igitoro batware tuje guteka demayi barirukanse ngo bagere ku kibuga cy'indege ndetse ngo umugore yageze ku kibuga mbere yabo basa umukobwa n'umugore gawiwe basanga indege yaje kwitura batarahagera none harategereza abatipe baraza batangiye guhamagara nimero babona umukecuru wafata nimero ndetse wa mushoferi wa mutaximan kwabwira wa muhungu nyiri fiance wa mugore sinyamara wa mukobwa n'uriye kuko ni uri kugufata kuko ni wafatira telefone warangiza wa muhungu wa mugabo ura mugore ati ntibishoboka ko ura mukecuru ariwe tuzatuvugana dore umwana tuzatuvugana n'uyu abamweretse ifoto wa mukecuru nawo reka mwite uze gukora kuze ngo sheringo ni jewe nono karabaye wa muhungu abwiye babahungu bishuti ziwe ngo ngane mu ndebere ko murabona ino foto ari ngo tuzatuvugana aho ngaho oya bari bataramugeraho byane yaragifite amashaka yo kumugeraho yo kuja kumureba noneho ngo yumva ijwa kumva ari y'umukobwa yareba ifoto akabona ya foto si wa mukobwa yani nuko rero byagenze kugeza igihe bateranye nk'amagambo y'abahungu bonyine bamwe tugende suya abandi ati tuzasiga umuntu utaho ngaho babona atariwe agataho wibuke ko musirimu yari yazanye n'umuryango w'umuhungu umuhungu yari yazanye n'umuryango yari yazanye na papa we na urumva abo bavukana bya hafi bagiye gutega demayi urumva umuntu ugiye gufata fiance we of course urujana n'inshuti zawe ariko n'umuryango uri hafi aho ngaho ahubwo ico nibaza ururabo buriya rwanze rwatanzwe ururabo ngiye ko mbona rushobora kuba rutatambwe kubera ko akimukubita amaso bataranasuzanya yahise abona ko atari we biba birivanze barushira muri buto
wari umuheza gute kandi atari kuri umuha ufite oye indi none shusho se ntibata ni handi gabe yemeye urabona ibyo ariko byose ntibari kumuta hari n'ubundi ni ukuvuga ngo ntibari kumuta ku kibuga niyo mpamvu nyine yari kujijisha n'ubundi niyo ntuza akayimuheza n'ubwo ruraba karuma akimara kumukubita amazi ashobora kuba atamukunze aho bibaho noneho uko byagenze nuko ndunganira musirimu ibyo avuze kandi ibyo avuze niko kuri nk'uko yabivuze ngo twavuganye n'umunyamuryango wabo twebwe twabonye ibintu ariko turavuga ati yeme hari ibintu rero abantu biharaje by'agatwiko ngo bagiye gutwika kuri YouTube ariko kandi abantu bazabanza batohoza amakuru bamenye ngo aya makuru tugiye kuvuga aramarira iki sosiyete atari ugupfa gutoragura amakuru hano ku mihanda utayakoreye itohoza ngo upfe kuyabwira abantu oya tugomba kuzaza tuvuga ikintu gikura abantu mu rujijo n'abendaga kubikora bakabireka yes nico narimvuze ndunganira mugenzi wanje musirimu urumva gusa ico twibaza kuri ubu sinzi uko ururabo yarumuhaye kandi nimba yaje no kurumuha yarumuhaye afite indi nshusho kandi muri ururabo uzarukunda ngo uri umuntu wawe useka wishimye yes ariko gusa iyo foto nta umuntu wese akoze analyse ubona ko urwo rurabo rwatanzwe ariko mu yindi nshusho cyangwa rutatanzwe cyangwa nabyo birashoboka noneho urumva uwo muhungu yazanye n'abanyamuryango be n'inshuti ze nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze ariko kandi akiyavuga ati uyu siwe tuzatuvugana umukobwa ariko iwe akomeza ku ijambo avuga ati sheri ni jewe nyamara nije tuzatuvugana muhungu atoyaye kamakuramo urufunguzo muri telefone kindori foto iyi foto nawe kurabona bisa nyamara baby ni jewe none ngo akandi Frank ngo umukobwa yamubwiye ngo aka gafoto na amafoto yanjye nkiri mutoyi yes ako wari ukibagiwe nari kuza kugashiraho ngagashongereho yes ati umukobwa ati none umuhungu akomeza akamubwira ati yewe none aya mafoto wazagumpa nayawe umukobwa agani ko kubata aya mafoto noneho nagiye nguha nayanje nkiri muto umuhungu arabatoya tibibaho ukuze gute wewe mu mwaka umwe cyangwa mumeza ngahe dukoranye fiançailles igitangaje ni gute umuntu bamwaka ifoto ya 2025 agatanga ifoto ya 2012 iyo urabona ko umukobwa n'umunyamitwe ukuntu yarakeneye gukina yarazi umukino arimo ariko tivyamuhiriye uretse ko nawe yibagije ko ikintu ari gukora kitazamuhira kuko umuhungu nawe afite ubwenge afite no gushishoza yarazi uko batazahura bazakorera ubukwe kuri telefone bakabana kuri telefone singuca mu ijambo hari benshi bizabayeho barabashaka yes zaje rero baje kuvuga abasaza bari bajanye n'uwo muhungu abavyeyi we wenda mu rundi ruhande ngati noneho ukuntu bimeze rero iyo gwaserera ni muyihorere injiza fiance wa mu modoka tugende izo birakemukira mu rugo niko kugera mu rugo wa muhungu waracakomeje kuvuga si wewe umukobwa ati ni jewe sheri tuyunishe birababaje none se umukobwa iwe yari yazanye nande iwe ibyo byose yari yaje mbere aje kwitegura ubukwe yaje wenda nta babyeyi taki uko iwe yarameze gute byari bimeze bite kuko urumva ni ibintu biteye nki umukobwa si ikintu umva kwagiriza ngo si wowe ukamuga umukobwa ngo ninje urumva ni ibintu si ikintu kandi ubizi uko atari wewe umukobwa si ikintu cha surprise cha mushiki harakiga cy'indege gusa yarabizi ikintu yapanze ariko bimunyuramo yibagiza ko umuhungu nawe atari igifu barimo kuvugana atazareba kubo bavugana ico kintu cyo yibagije yumvaga ko azabimwumvisha akabyumva yes kandi yumvaga ko wenda afite ubushobozi wenda azamupendesha amafaranga kama ati wowe reka uzobaho mu buryo bukomeye kandi bwiza tariko wowe unshaka nuko noneho bagezega mu rugo umukobwa ati ni jewe umuhungu ati wowe si wewe umbwiza ukuri si wewe bitaraba nabi bizagamo akavuyo noneho kuri abanyamuryango ga bose siko baza bashigikira ibintu
bamwe banyuze ku ruhande bahamagaye umuhungu sinakubonye ibintu wakomeza kuvuga uri gipfa kurakina n'ibintu utazi uyu mukobwa yagukinye imitwe yakurenza ubwenge wewe karagutwara gutya none rero ko bigenda tuviremo aho yagutakarije igihe tuviremo aho gucapa umuntu w'umugabo nkawe cyambere yagutakarije igihe cyawe kigira kabiri agiye kugusebya none rero inama twoguha k'abantu bagukunda kandi nk'abantu b'abanyamuryango wewe uramutwara amafaranga kuko kumutwara amafaranga si ikibazo kiruta ivyo agukoze iminsi yagutakarije iminsi agutakarije iminsi ingana gutya wewe ufite ifoto ya murumuna we bucura wewe none haje utari we kurumva wowe ivyo bintu vyitwaramo gute none ko bigomba kugenda kose wowe umukobwa turaguhimbira imitwe umuhungu umuhungu baramuhimbira imitwe turaguhimbira imitwe wewe noneho umukobwa turabizi ko ari umunyamafaranga kandi yazanye amafaranga of course yo gutegura ubukwe urabizi ko abakobwa bavuye hanze bagiye gushaka abahungu ba hano bazana my friend amadolari avuga ati noneho uramwumvisa turamubwira toke wanze kumbwira ukuri atariko nta kibazo umwumvi noneho use nkumwereka indi shusho ko wavyemeye wavyakiriye tunagaragaze kuko ugifite andi mashaka kugira ngo umurye amafaranga kugira ngo umukure amafaranga noneho kwari kugira ngo umukobwa akomeze amugire icyizere ko yemeye bakomezanye nta kibazo gihari subi inyuma aho wa mukobwa aracyakomeje kuvuga ati nije sheri iryo jambo nawe uri kudukurikira nturi uhagararira aho ngaho wishire muri urwo rukwego kuri we sheri umukobwa urumva umunyamitwe uhambaye umutima w'umukobwa niwe wa mbere imagine man iwe gusa akomeje ku ijambo ryo kuvuga ati nije twavuganaga ari amafoto nayakera nakoherezaga confidence z'umukobwa ni faranga niki ni faranga bro ni faranga urumva ni cash abavyeyi se ubu umukobwa nako bumuhungu nyirubwite urumvaga bo wenda ni nk'abafamilie wenda ni nkangwa yes nibyo ariko kase yes urumvaga ari biteguye ubu urumvaga ibo bambwiye ati reka guterera kavuye hano ku kibuga cy'indege shira umuntu mu modoka tuje mu rugo ivyo bibazo turabivugira mu rugo twageze cy'abavyeyi b'abanyamurenge ati reka kuvugira hejuru hano mu bantu tugende turabiganira mu rugo akwiwe ntaguciye mu ijambo n'ubundi ibi bintu ni nkaho abantu benshi bamaze kubikora cyane turaza kubitangaho umuco cyane ariko ni nk'abavyeyi nabo urumva bagize babaguye mu kanzu yes turaza kubitangaho umuco noneho nuko abavyeyi bandi abavyeyi b'umuhungu bo mu mpande zombi none se bumva b'umukobwa yavuye bazi ko habesha reka nsoze reka nsoze ahubwo umuntu ushobora kuba afite amakuru ni muri umuntu w'umukobwa kuko yaza ashaka atanga amafoto none se kuragira ngo yavuye hanze babiziranyeho na murumuna we none se musiri kuragira ngo uriya mukobwa yigeze yicaza mama we cyangwa papa we ambwira ati yewe papa cyangwa mama ndimo kuvugana n'umuhungu wo muri Afrika ariko nza nkoresha ifoto wenda ya Janine tumwite Janine cyangwa se tumwite Janine cha Chantal uyu murumuna wanje ucura bro ko muraseka birababaje none se ricabaye ukuntu bimeze kurumva ti none kura yigeze abikora icyo bishoboka umukobwa urumva yabwise cyangwa nyine ko ari kuvugana n'umuhungu muri Afrika agiye gukora ubukwe tigeze amubwira uko azamuha amafoto ya murumuna wiwe kuko iyo aje kumubwira ibyo ari byo byose abavyeyi tiba baravyemeye turaza kubitangaho umuco nuko nonoga babandi bo ku ruhande bahamagaye umuhungu baramuganirije baramubwira ati wewe uko bigomba kugenda nuko tuvirire maho ngaho yagutakarije igihe none ubure no ku nawe no kumwaka amafaranga cyangwa ngumwiba amafaranga mu bundi buryo nuko umuhungu garagiye agaragaje indi shusho kuri fiancé we isa nkaho ivyo yavuze yavyemeye habayemo kwibesha mugaragarije akanyamuneza aramusekeye aramwe ati nono sheri ati sheri iki gihugu nkibayemo igihe kirekire sindakubwiraga ukuntu iki gihugu abantu bazabifata abona bavuye iri mu mahanga USA na hano
naha nyine ntuye ndakubwira amabwiriza sekirite hano icambere sekirite ndiyizeye tuko n'aba bantu bose ntitubizere iyo babumva umuntu avuye hanze babaza ngo umuntu afite amafaranga ati none wowe urampa ifaranga zose uko se basohotse ahantu zose bari nk'ahantu babagana yabimubwiriye muri sara harantu barimo bafata ka kofi niko nibwira sinababonye ariko niko kuko ibyo bintu tubimubwira fiance muri sara byose yamujanye ahantu baje kuganira bari bombi barimo bafata kofi bro tubivuge gutyo sinzi nawe ukukeka ariko nibyo cyangwa ugipaho simbizi yes aramwe ati noneho jewe ga ahanduye ndahamenyereye ati none urampa amafaranga yose waza nyakubikira gutyo nyakubikira kubonye sheri ati niko baby niko rwose ayamubikira donc umukobwa ari usubira inyuma mubwiye ati nkeneye akampeza yes wewe icyo uzoza ukenera uzoza umbwira ngende aho nayabitse nguhe tariko atari wowe yafite ndabizi ari ikintu ndi kumva kera niko babanaga mu nzu atarashika wowe urageraho ubikira umuntu ifaranga nakenera mpereza nakenera arafata akamoto uzamuhiriza na telefone byo kubana ntavyo mbizi ariko ndibaza ko ari yamubwico kintu ko ngomba kukubikira amafaranga icyo uzoza ukenera cyose uzoza umbwira swate nyakugezeho aho uri cyangwa utuma umuntu azayatora cyangwa wenyine yizire umukobwa ntiyigeze azubaza umukobwa bari bemeye ku munota wa nyuma ningo bari bororoso iwobyuka umukobwa yahise akora mu gasakame pa 700 cash my friend ni cash akubaza banagendana n'amafaranga menshi ni cash nta bintu bya bank ngo bya bintu by'agakarita ka ATM reka hano ganta mobile y'amadolari nuko ga umukobwa aravuze ati sawa nimba ari kubibona sheri nta kibazo rwose y'amafaranga yose ndakwizeye kandi biriya byabaye nta kibazo ntubigire kibazo tuzabana amahoro umuhungu ati nta kibazo habayeho kwibesha biriya tariko sheri nawe hari ibintu nyine bamatangiraga kera kuja mu rukundo baraseka urumva umukobwa yakomeje kumwemeza ko ari we iriya foto kiri muto mungu urumvaga urumvaga ndiyavyemeye ngo yemera icyaha avuga ati narakubesha ibyo ari byo byose yamagumaritse imbarara urumva kwemera icyaha cy'uwo mukobwa ntiwovyemera nawe yari kuzemera icyaha bamaze kubana ubukwe bwarangiye akamusaba imbabazi bati byagenze ucya game yagenze ucya ariko ubu nyine nta cyizera gifite ura muhungu kabati ibyo ari byo byose uyu muhungu ikintu namukoreye yonkoreye gitangaza ku munota wa nyuma ntago ashobora kwemera icyaha ubwo ngubwo nuko rero nuko umukobwa arabati nimba ari uko wabitekereje rwose nta kibazo arayamubariye umuhungu yakubise ku ikofi nuko bavuye aho barimo bafata kofi bateze uba baragiye cyangwa se taxi bikurikiranye naho utuye hari abakoresha amauba hari abakoresha amataxi sinzi nuko baragiye ga niwabo bakomeje ga basa nkaho bari kumwe ariko kandi kobwa urumvaga yari gukomeza yari kujaga mubi wabo mu muryango wabo mbese wenda hari base wabo cyangwa kaja kwa banyirarume nuko garagiye kabikanga umuhungu akuyeho telefone kabikanga umuhungu akuraho telefone yahamagara pi umukobwa ongerejwe papa ongerejwe umuhungu bro umukobwa se ari gukuraho telefone gute umukobwa agahamagara umukobwa agahamagara pi ninka wenda arage kumubwira ati wumpa $50 na ingeze mu bantu tutari duherukana harana inkeneye gutanga $50 cyangwa se hari abana barumuna banje uko data wacu cyangwa abishwa abantu nuko telefone ivuyeho yamba ati wenda ni yamarezo muri Afrika minara ntipanze neza hari niki ibirere byo muri Afrika bikunze kubura network cyane rimwe na rimwe cyane iyo haguye nk'imvura
umukobwa yaravuze ati iwe ariko umutima ntigeze atekereza ko hobaho kwambugwa. Reka jewe banyemeye ku munota wanyu gute arambura gute iyo nyambura gute ariko umuhungu yarazi icyo arimo gukora nuko telefone ivuyeho telefone yavaye iminsi 3 iminsi 4 kandi wanahamagara na umuryango wabo bakavuga ngo ntituzi iyo yagiye ni umuntu mukuru. Wowe ukibigenje gute yari yanyeze nuko 7,000 bigenda gutyo. Nicyo narimo mvuga ngo hari ibintu abantu baza bajamo akasanga yisanze muri kesi atazi cyane isirito ababyeyi nka se w'umuhungu kote zose yaba ari na se w'umukobwa niyumva n'amakuru bisanga mu bibazo batigeze bagiramo uruhare abana bakagenda bagakina imikino itari nkayo kuko umuntu mukuru ntiwo muhereza ifoto atari we kandi finally ari buze mugahura ntago wibaza ukuntu uwo muntu ari buze kubyakira. Ariko kandi nsubiye no kuri uwo muhungu wenda yarakene nayo mafaranga ni wenda simushigikiye kuba yayajanye muri ubwo buryo ariko nyine ni umuntu ubwo nyine niko yabitekereje kandi ni ibintu urumva bitari nkabyo bigayitse cyane ariko kubaze Michael taraha microphone mugenzi wanje musirimu hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde wakoze amakosa aremereye? No umukobwa wakoze amakosa aremereye. Tubishize mu mategeko ninde wahanwa cyane? Wo hanwa n'umuhungu kuko yatwaye amafaranga ataraye. Ariko ikosa aho ryahereye aho ryavuye kugira ngo umuhungu urumva yaza gusanga ari we yaza gusanga ari umukobwa ari we ariko kuzana ibyo bitekerezo. Yewe umuhungu yari afite gahunda yo gushaka urumva ahantu havuye ikosa uwakoze ikosa 7,000 yatwaye ari inkwano se kuzo kuja gushaka handi oya yibs kwibaho yibs no dukubitire oya yibs umukobwa yakoze iki yabesha none uwakoze ikosa wa mbere n'umukobwa muri leta tugize ikinyoma cy'umukobwa cyabyaye ubwibye urumva bisobanuye neza. Umukobwa yarabesha yakoze ikosa abakobwa bari hanze muraza kugira ukuntu mubatengenerezera mubabwira turabagenera bazabagira confidence turabagenera ariko kandi bavandimwe uko Imana yakuremye ni kwiza kandi uko usi umukobwa nta muntu mubi ubavuze nibibaza ko ari umuntu oya ahubwo se hari umuntu irakubereye oya ye nta muntu ufite imyaka itamubereye oya ye hari umuntu mubi wobaho akagira ibyo $7,000 gute ufite ibibo wowe buriki wowe ufite $7,000 ukaba mubi yari iketse gusa kandi yagize ikosa ribi gusa ikindi twovuga hari ibi bintu ni nkaho byeze ku bahungu nibyo nibaza ese umuhungu nawe ashobora gutekereza nk'icyo kintu akavuga ngo bitewe n'aho ariho yaba ari muri Afurika yaba ari muri Amerika siniyizeye ku gasura ariko uyu mukobwa mpantereta reka mubeshe wenda mfate petit frère nzamwohereza amafoto cyangwa ni ku bakobwa gusa haraho sintumva iyo intaho ndabyo musire ibingibi twabisubiza twese nje mfite ID ora mukukagira complex uri umuhungu ariko ububi bw'umuhungu bubaho kwisi ni umufuka ubukene ni umufuka w'umuntu kwani iyo ufite umufuka umeze neza woje no gutereta mu ministre as long as uzi neza ko poshe yawe imeze neza ariko akaba umuhungu ari muri Afurika urumva gaba ari muri Afurika umufuka kandi niyo complex yo gasura nayo yarayifite ese bibaho ko ashobora nawe gukoresha petit frère utereta umukobwa wa hanze wifashishije ifoto y'umuhungu mugenzi wawe mwiza none se umukobwa we ndiyabikoze nyiri ibintu nyiri mafaranga iyo none yo gutera ishoti gucyumurira sasa ngiye ko mbyumva rero reka dusubire kuri uwo mukobwa sibyo umukobwa yakoze amakosa 100 ku 1,000 kurumva yararengesheje kandi kukubesha kwiwe kandi cyaha gihanirwa n'amategeko cyane kandi uko kubesha kwiwe n'umubiri yakubesha n'icyaha kandi no kuvuga ngo Michael mu mategeko usange wenda icyaha cyo kubesha kiroroshe ariko bira no guskaminga umuntu oya iriya kubesha ubutu ukutubivuga gusa uriya yarabeshe agira aho na proof atanga na proof urumva no kuvuga ngo amakosa ura mukobwa narivuze
yakoze amakosa yo kubesha abesha umuhungu kandi neza azi ko bazabonana bakicarana kandi mu kivi yari yizi uko ameze azi uko azabonana n'uriya muhungu yari kumwohereza ifoto yiwe nyayo umuhungu yamwemera akamwemera yamwanga akamwanga ni ukuvuga ngo kuriya kumwibara amafaranga byavuye mu kinyuma cy'umukobwa yakoze ni umukobwa nawe wa muhungu we ndabizi uzakurikira ikiganiro cyacu ntago tumushigikiye yarahimutse cyane yaribye ni ukuvuga ngo yakoze amakosa ahubwo ari amafaranga yajanye kandi yarayamuhaye yayahaye zande none kuki yakuye telefone akagenda ni ukuvuga ngo ahubwo ari amafaranga neza azoyashaka mundi ni ukuvuga ngo umukobwa yatanze ashobora kuba yatanze inkwano yashakiye uriya muhungu ahubwo uriya none umukobwa oya nawe uri tikimusubizayo itiketi yoyibura mu yandi magambo oya ntiyobura itiketi tiyobura mu yandi magambo uriya wari fiance we yahindutse nka nyirasenge amuha amafaranga aramubwira ati yewe mwana wanje genda ushaka undi mugeni umwana wa musaza wawe ntukagira icumburana kabisa uko umuntu ugukunda ni nyogosenge niko yabigenjeje gusa nubwo tuba tubifata nka burage ntabwo ari burage birababaje n'abantu mudukurikira uzabona kino kiganiro wese ibyo bintu azabitekerezeho gusa bibera isomo ku bantu bose haba ari side z'umukobwa haba ari abakobwa bari hanze hari abakobwa bari muri Afurika ayo makesi arahari cyane wa muhungu we uyu muhungu se wa mbere ubushize ngira ngo ari ikindi kiganiro kigeze gukurana wa nimba wibuka umukobwa ari hanze aramutunga muri Afurika amukorera ibintu byose aramwigisha ishuri aranamutegera ngo amugeze hanze umuhungu aramubwira ati we ntabwo uri size yanjye narabibonye umuhungu ari kurira warabibirebye yashimye umuhungu yabwiye umukobwa wowe nturi size yanjye urabona je nobana nawe ariko umuhungu akiri hano muri Afurika no kuvuga ngo umukobwa yaramutunze aramwigisha umuhungu arangiza ishuri haranamutegeragera hanze so bivuga ngo umuntu wese mu Bwongereza urakibuka tugikora ni ukuvuga ngo umuntu wese bizayimubera isomo hari n'umukobwa nyine wabikoze cyane umuhungu aramutegeye amucisha ya Mexique ahuruka muri Amerika niwe nari nkubwiye ati nigeze kubona umuhungu ari gushima mu ikanisa ariko uvuga ati ivyambayeho nagahuma munwa nagwiriwe n'imvura ntarabona kuri iyi si uwo je narivuze nuwo mu Bwongereza nuwo mu Bwongereza umuhungu yaratuye hano mu gihugu cya Kenya baramutegera aragenda aje mu Bwongereza bivuga ngo rero abahungu bari mu guhemuka cyane kabisa ariko n'abakobwa nabo barahemuka urumva uriya mukobwa iyo abwira uriya muhungu akamubwiza ukuri swati umuhungu ashobora kuba aramwemeye swati umuhungu ashobora kuba aramwanze umukobwa akareka kwica amafaranga yiwe nabi ariko uzi nangaha birashoboka ko umuhungu ashobora kuba aramwanze kubera amubeshe navyo bizoshoboka impamvu ni nyinshi ariko kandi ari ikintu dushobora kwibaza ni ukubera iki biguma bigaruka bitatanga isomo urumva ari ukuntu tuvuga twitsa tukavuga ngo n'abandi bibabera isomo kandi n'ibintu bibayeho cyane aho abantu batangira kugera hanze kabiri 10 ariko numva ibibaye ubu ngubu ariko nk'amezi atatashize byarabaye kandi ese ni ihe confidence iza mu mukobwa ikamubwira yuko ibi bizashobokanye hanyuma yuko yabesha ifoto hanyuma yuko yagize ni ihe confidence babona kandi ni ihe mbega nta bundi buryo bwabaho urumva bizanakomeza nyuma y'ibi bizakomeza ni ihe mpamvu rero bikomeza gusa hagati aho ngaho nuko hari ibindi byabaye ni ukuvuga ngo hari abandi babikoze birabahira urumva Michael gusa hagati aho ngaho ngiye ko mbyumva ibi bintu habwa no makesi yageza aba ku bahungu bavuye muri Afurika bakaje hanze yamara kugera hanze abonye uko yageze hanze muri Amerika Canada na hehe akavuga n'ubundi narashitse nashaka no kugera hanze akamwanga none bisigaye biza bikadusanga hehe hano muri Afurika bivuga ngo nuko mfite amafaranga ntanyanga mfite amafaranga kuraza ko ibitangaza niyo yica ibintu byose kandi yabikiza kandi umuhungu kandi nawe kandi twomushima uyu nguyu twatuvuga
yiwe ntiyabyemeye ngo agikorere mu isoni ashaka kuba adakunze ariko kandi yakoze iri kosa ryo gutwara amafaranga gusa amakosa umuhungu yakoze kurumva Frank ntaraguha ijambo amakosa umuhungu yakoze nuko yajanye amafaranga y'abandi iyo umuhungu agera ku kibuga cy'indege akabwira umukobwa ati siwe twavuganye ndora umuntu twavuganye singutwara fini bikarangira umuhungu yari kuba umwere ariko ikibazo amakosa yakoze nuko yajanye amafaranga y'abandi jewe nibaza ko umuhungu yakoshe kumvira amabwiriza kandi akabishira mu bikorwa umuhungu ntiyari afite uriya mutima umuhungu iwe yagaragaje reaction yiwe ku kibuga cy'indege avuga ko uyu mukobwa atari we baza bavugana kandi byari bigaragara ko atari kandi iwe byari binafite n'amahirwe yuko n'uwamubazaga akavuga ati ntabwo nta nubwo ndi bugutore njewe nsubiyeyo umenya aho uri buje nimba usubira wanyu muri Amerika birakureba ariko jewe si wowe twavuganye ariko uwo ngaya cyangwa se abo ngaya nabamugirira ya nama yo kumubwira ko wewe uri igipfurika izeze ni gute uvirira amaho ngaho shakisha wowe buryo uriya mukobwa umubwira ko iki gihugu tuyemo kigoye kandi ngomba gucungira security amafaranga yawe none amafaranga yambe twirengagije ibyabaye jewe nta kibazo nibaza ko bari abajanama be bamubwira iyo nama nibo nagaye ariko umuhungu urebye uwo mutima ntiyarawufite ndabashimiye yes turaganiriye kandi murakoze cyane reka nibutsa abantu ko nubwo hari aho twagaragaje smile dusa n'abaseka ariko ibi tubivuze tubabaye cyane kandi ndabizi ko yaba ku ruhande rw'umukobwa n'ubw'umuhungu hose hari ibikomere cyane umwe yabonye ibyo atari yiteze isiri twabavyeyi n'undi abona ibyo atari yiteze abavyeyi nuko abavandimwe kandi umuntu nuwa bose cyane umuntu nuwa bose ibi natwe byatugezeho ariko reka dusoze tuvuga ngo ibi bintu nibibe isomo abantu bagerageze kutaza bahisha abari bo kubera ko n'ubundi gikundiro ntawuzi ukigura ushobora kugira amafaranga ushobora kugira mwene wanyu mwiza ariko ibyo ntibyo tumukundika kuruta uko wakwigaragaza uko uri nanone cyane kandi tunihanganisha imiryango ihura n'ibi bintu kera kose ntibyahozeho ku babyeyi bacu n'abasogokuru n'abasogokuruza nabo bari bafite ibindi wenda hari bishobora kuba bigoye ariko iby'ubu nibisha mu by'ukuri reka twihanganisha abantu bose hanyuma reka tunabashimira n'ubundi kuko mwabashe kuganira neza cyane mwakoze cyane murakoze mugira amahoro y'Imana yego twibutsa abantu badukurikirana umunsi kundi ko n'ubundi ibi ngibi nimwe tubikorera kugira ngo mukomeze mususuruke mugubwe neza rero ntimukura agashinge abatarakora subscribe mubikore twinginga abantu musharinge please tubisangiza abantu bigere kure kugira ngo uru ruganda rwacu rugere kure cyane asante sana rero mugira amahoro sinzi iwacu talk sinzi ko hari ijambo bavuga usezera abantu yes Intwari RTV ndagushimiye cyane kuduhostinga ariko kandi ndibutsa abantu bo hariya ku Intwari RTV abafana bawe bagende hariya kuri Watch Talk badusupportinge twese turi bamwe kandi tubiha agaciro cyane murabizi ko twese turimo kugwanira umugozi umwe ndabashimiye cyane kandi mukomeze kudukurikira ndetse no kudusupportinga mu buryo bumwe n'ubundi mugire Imana n'amafaranga asante sana ibiganiro byacu nakagaruka rwose